ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwemerewe kunywa inzoga, tukaba turi gusengera ahandi bakatubwira ngo twemerewe kunywa inzoga. None se urumva batari kugutegekesha agahato? Urumva batari kugutegekesha ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga? Yesu yaravuze ngo muzabamenyera kumutobera ibyo bavuga n'ibyo bakora. None se kuko icyerekana ko abo bantu ari abantu b'Imana ni iki? Niba badakora ibyo Yesu yakoze, bakaba badakora ibyo Yesu akora, bakaba batubaha Imana, asanga koko ubasha kuzicara iburyo bwa Data bakicara ibumoso bw'Uwiteka Imana yacu? Ese abo bantu koko babasha kuzuza umwuka wera bakatubwira iby'umwuka wera? Ese abantu koko babasha guhagarara mu nzira y'Imana bakatubwira iby'inzira y'Imana? Ngaho nimurebe namwe ukuntu abantu bari kuyoba bakanayobya abandi. Ngaho nimurebe ukuntu itorero ry'Imana ririmo gupfa rikanica abandi. Ngaho nimurebe ukuntu abantu bitwa ngo ni abahagarariye umurimo w'Imana barimo kwangiza umurimo w'Imana. Bene Data, ibi ni ibihe turimo bidasanzwe, ni ibihe by'imperuka. Hagarara mu nzira usenge, umenye ukuri ko gusenga ijambo ry'Imana. Amen. None se koko ibi byanditse mu ijambo ry'Imana? Aho uyu munsi ngo abategetsi bategekesha agahato, bari kuduyoboza agahato, ntabwo bari kutuyoboza kubaha Imana. Komeza. 43 kuri Kugeza 45. Kuri mwebwe rero siko bimeze, aho ushaka kuba mukuru muri mwe ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere yihindure umucakara wa bose. Dore n'umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Haleluya. Ese koko uyu munsi turakorera abantu b'Imana ngo bubahe Imana? Ese uyu munsi koko turi kubwira abantu ubutumwa bwiza ngo bubahe Imana? Ahubwo uyu munsi ndashaka kwitwa pasiteri kandi mu nzu utanyubashye, ntabwo uri umukristo muzima. Kandi uyu munsi ndashaka kuvuga ijambo udashobora kuvuguruza. Nimvuga n'ibipfuye byemere, nimvuga n'amafutu yemere, kuko ndi umupasiteri kandi ndi umuntu w'Imana. Nasizwe amavuta, abandi bakanyisha ngo ni amavuta. Nifo amavuta asuzuguza Imana, nifo amavuta asuzuguza Imana, nifo pasiteri. Icyo mvuze ntirigomba guhinduka. Turavuga nk'Imana, turategekesha abantu igitugu kandi b'Imana. Si ijambo ry'Imana ni muri soma? Ngani muri ukuntu turi kuyoborwa n'igitugu cy'abitwa ngo ni abantu b'Imana, bakadukoresha ibyaha, bakatujyana mu byaha kandi tukabibamo. Twarangiza tukajya tukarambura amaboko, haleluya haleluya, tugapfukama abandi tukarira amarira y'ingona atavuye mu mutima wo kubaha Imana. Ibyo byose ni ibirego bizaturega, bizadutsinda imbere y'Imana. Bene Data, ni murebe umuntu rwawe se ninde wageze mu gihe bari ashobora kuza kugutegekera urugo ugomba kuruyobora gutya? Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Ariko uyu munsi mwari muzi ko ikibazo dufite uyu munsi ntabwo turi gushaka ngo Imana ituyobore, turashaka kubwira Imana ngo nikore ibyo twebwe dushaka. Ngiye pasiteri ndavuze ibintu bibe gutya kandi Imana nizi bihagararemo. Turashaka gufata Imana akaboko ngo nize ibijyemo. Twebwe ntabwo dushaka kubibamo ngo Imana idusangemo cyangwa se ngo tuyihamagaremo. Turashaka ngo tubivuge kandi Imana tuyihamagare ngo ngwino ube muri ibi ngibi ngiye nateguye. Aho nimumbwire namwe, nimurebe none se tuzajya mu ijuru? Nimba uyu munsi turi gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, nimba uyu munsi tutari gukora ibyo Imana ishaka, muribaza ko ijuru tuzarijyamo? Twarijyamo se duhereye? Twihute tugende muri Matayo igice cya 3, turasoma duhere 13 tugeze 17. Matayo 3 igice cya 3 umurongo wa 13 tugeze 17. Dusomere. Yesu abatizwa. Nuko Yesu ava mu Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohani kugira ngo abatizwe nawe. Yohani ashaka kumuhakanira ati, ninjye ukeneye kubatizwa nawe, none uransanze?
ariko Yesu aramusubiza ati emera ubikore tubone kuzuza dutyo icyo Imana ishaka. Nuko aramwemerera. Yesu amaze kubatizwa ako kanya ava mu mazi, ubwo ijuru rirakinguka, abona roho w'Imana amanuka nk'inuma amuhagarara hejuru. Ubwo ijwi rituruka mu ijuru rivuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Aleluya. Uyu mubatizo se si mwabwo mu bisonye muri Bibiliya ntagatifu? Kuki uyu mubatizo utabatiza abantu b'Imana kandi ari itegeko ry'Imana? Nimba tuvuga ko twubahira Yesu, kuki tudakora ibyo Yesu yakoze? Yorodani bisobanura ko ni amazi menshi. Kuki tutajya muri Yorodani ngo tubatizwe nk'uko Yesu yabatijwe? Kuki tudakora ibyo Yesu yakoze kandi aricyo kimenyetso cyerekana ukwera no gukiranuka kw'Imana? Singa ibiri ijambo ry'Imana babisoma ni mu bikora kugira ngo musoze gukiranuka kose. Agiye kubikora Yesu yaje asanga Yohana wundi twabonye wabujijwe inzoga, aramubwira ati nanjye ndashaka kubatizwa. Hagatoya erega nanjye ngiye kubatizwa, nawe ntabwo ngiye kubatizwa. Ariko bamubwira ngo bikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. None se uyu munsi kuki bidakora? Ngo baragusukaho mu gahanga. None se bavuga ngo ujya muri Yorodani? Yesu yavuye muri Yorodani, yinjiyemo akayihagarara, akayimanurwamo akayizamurwamo. Wowe uyu munsi n'iki kikubuza kuyijyamo? Uriya mubatizo ku gahanga uturuka hehe? Murebe mu ijambo ry'Imana, murebe tubikura hehe? Ibi byose ni ibinaniza umugambi w'Imana. Ziriya nzoga tuma zituruka hehe? Ibi byose ni ibikuraho umugambi w'Imana. None se niba tutari gukora ibyo Yesu ashaka, tuzavuga ute ko Yesu azaza muri twebwe? Ariko bene ndagira ngo mbabaze ikindi kibazo namwe mujya mwibaza kandi kiba mu buzima bwa buri munsi. Iyo uje mu rugo iwawe ntahazi, ugomba kugusaba aderesi. Kandi aderesi iyo ngushijemo n'umubare umwe ntabwo ijyamo, cyangwa se ashaka kujyamo n'ijyamo ibikunda. Ni ukuvuga ngo iyo nabonye aderesi yawe ntabwo mpagera. None se aderesi kuko yacu Uwiteka arayibona mu gihe turi gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Iyo duhamagaye Yesu araza. Iyo dusenze amasengesho agera ku Mana. Iyo tuvuze y'Imana iratwumva kandi tutari gukora ibyo Yesu ashaka. Niba hano mu isi hano hari abantu bubahiriza gahunda. Iyo umuntu yaguhayerandeho saa sita, cyane cyane abazungu, iyo yaguhayerandeho saa sita ukaza saa saba ntabwo kwakira, ntabwo bishoboka, kuko bo bafite gahunda. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuga ngo ni Imana ya gahunda, ni Imana igira gahunda. None utekereza uyu munsi ntabwo uri gukora ibyo Imana ishaka. None se uraza guhamagara ijuru rikinguke? Uraza guhamagara ijuru rize mu ruhande rwawe? Uraza guhamagara ibimenyetso by'umwuka wera bize mu ruhande rwawe? Uraza kutubwira ngo Imana yavuze koko? Yavuze koko? Ibi byose ni iki? Ni ukutamenya Imana no kutubaha Imana. Mwongere murebe, Umuyisilamu arakubwira ati ngewe ndasenga Imana, ariko azubaha Imana ku munsi wa Ramazani gusa. Tari kuri Ramazani ntabwo iyo Mana yitekerezaho. Ramazani niyo yubaha Imana, niyo yubaha Imana, ntihase kwezi kwa Ramazani niho abasha kujya mu arapfuka mu gihe ntabwo akora icyaha, ariko iyo birangije ahawe uburenganzira bwo kubikora. Ngo nimero ukuntu abantu b'isi bayobye. Undi akakubwira ati ngewe nzasenga kubera yuko habonetse umunsi wa Bikira Mariya tuzabonekeraho. Bikira Mariya umunsi wo kubonekerwa ufite itariki yawo. Umwuka wera ntabwo agira igihe azira n'igihe atazira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabatungura, niko n'umwuka wera dusanga.
agusanga utanabitekereje, kuko wubaha Imana araza, kuko usenga Imana araza. Ndagira ngo turangiza babwire ikintu kimwe. Imana yasizeho impano nyinshi muri twebwe, ariko izo mpano ntizigikora. Ese ni ukuri iki izo mpano zitagikora kandi twarazihawe? Ikibazo kiri kugenda kirushaho kugira imbaraga cyane. Kuko Yesu yaravuze ngo ibanga ryanjye rimenywa n'abasenga. None gusenga ntibikiri mu ruhande rwawe, ntibikibirimo. None ugasanga nawe mwanya wo gusenga ntuboneka. Ni ukuvuga ngo na za mpano ntizibasha gukora, zirakorera heza. Zirakora se muri uyu mwanya kandi udahari, kandi Imana igushaka ikakubura. Ibyo cyose tugenda dusanga ni ibintu Satani yasizeho bya formule kugira ngo tugire ute dutakaze igihe cyacu, tubura amahoro, tuve mu nzira y'Imana, tuve mu byizerwa, tuve mu mugambi w'Imana. Uyu munsi Imana irashaka ko wubaha Imana kugira ngo impano yasize muri wowe zaguke, zifashe benshi, zikoreshwe, zikore icyo zagenewe gukora, ariko ntibikiriho. Kubera ko umwanya wo kubaha Imana ntuwubona, umwanya wo gusenga ntuwubona, umwanya wo kwinginga Imana ntuhari. Reka turebe Yoweri igice cyawo cya 3. Yoweri igice cya 3 umurongo wa mbere tugeze 5. Izi Bibiliya ntizijya zihura. Hari aho usanga nabonye dusomere imwe ngiyo yera. Yoweri igice cya 3 bamwe ni igice cya 2 umurongo wa 28 ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Nzashyira amahano mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba, izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso, uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba barokotse nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Haleluya. Izi mpano zose zahawe abizera, abubaha Imana, ariko se ziracyakora? Ibaze icyo kibazo. Twabonye ko abatambyi babujijwe kunywa inzoga uyu munsi barazinywa. Ese izi mpano zikoreshwa ryari? Twahawe. Mushize y'umugana n'abantu bambaza ibibazo. Imana kubera ko tutakibona umwanya wo gusenga, Imana iza kudusura mu nzozi kenshi. Ngira ngo mwabisomye hano mwabibonye. Noneho yanadusura mu nzozi mutumenye icyo Imana yatubwiye muri za nzozi twarose. Kubera ko umwanya wo gusenga ntawe ufite. Igihe cyo gusenga uri mu kazi, igihe cyo gusenga uri mu bikorwa biza bigufasha mu buzima bwa buri munsi, igihe cyo gusenga urarusha wiryamiye wasinziriye ntuhari. Kugira ngo Imana ize kugusura ni uko iri buze kukurotesha, iragusanga cyagiye watuje, kuko mu kazi ntushobora gusenga. Gusenga mu gusenga mu kazi barakurukana. Ikindi nugera mu rugo urasanga imirimo yabaye myinshi, abakozi